Hari ikintu gikomeye abantu benshi batinya kuvuga ku mugabo. Ubukene bubabaza kuruta urupfu. Urupfu rushobora kuza rukagutwara ugapfa ukagenda, ariko ubukene siko biri. Bukwica gake gake, buhoro buhoro, bugenda bukumunga. Rimwe na rimwe ushobora gupfa ukabukira, ariko ukabusigira abo mu muryango wawe, abo bakazasigara bakennye bababazwa nabwo. Si uko ubuzima buba atari bwiza, ahubwo nuko ubukene bukwambura agaciro mu maso y'abantu. Iyo umugabo akennye, ijwi rye ritangira kubura agaciro. Iyo umugabo afite amafaranga make cyangwa ntayo afite, ibintu byinshi birahinduka mu muryango, mu nshuti no muri sosiyete. Hari abantu benshi mushobora kwicarana ku meza y'ibitekerezo kubera yuko ufite amafaranga, ariko utayafite ntibashobora kugutega amatwi. Ibitekerezo byawe ntibigira agaciro kuko nk'uko byari bisanzwe. Iyo ufite amafaranga, abantu bumva ibyo uvuga. Iyo utayafite, kenshi ijwi ryawe riracecekeshwa. Hari abagabo benshi bafite ibitekerezo byiza, ibitekerezo byahindura ubuzima bw'abantu benshi, ariko kubera ubukene ntibabona amahirwe yo kubyerekana. Ikintu kibabaza cyane si ukubura amafaranga gusa. Ikintu kibabaza cyane ni agaciro ugenda utakaza mu maso y'abantu. Iyo umuntu akennye, abantu bamwe batangira kumuvuga nabi, abandi batangira kumufata nk'aho ntacyo ashoboye. Hari igihe umugabo ashobora gutanga igitekerezo cyiza cyane, ariko abantu bakagiseka bati, ese nk'uyu adufashije iki? Aho niho ubukene bushobora gukomeretsa umutima w'umugabo, kuko aba azi ko ibitekerezo bye bifite agaciro, ariko nta muntu ubyitaho. Ubukene ni nk'indwara. Ubukene ni kimwe mu bibazo bikomeye bishobora kubaho mu buzima. Si ukubura amafaranga gusa, ni ukumva ufite inzozi ariko nta bushobozi bwo kuzigeraho. Ni ukugira gahunda nziza ariko ntugire uburyo bwo kuyishyira mu bikorwa. Ni ukumva ushaka gufasha umuryango wawe, ariko ukabura ubushobozi bwo kubikora. Ibyo byose bishobora gutuma umugabo atangira kumva ko ubuzima buremereye. Ariko hari ikintu gikomeye abantu bakwiye kumenya. Ubukene si iherezo ry'ubuzima. Hari abagabo benshi bakomeye ku isi batangiye nta kintu bafite. Bamwe batangiye nta kazi bafite, nta mafaranga bafite, nta bantu babizera bafite, ariko ari ikintu kimwe batigeze bakora. Ntibigeze bemera ko ubukene bubasobanura. Bakomeje gukora, bakomeje kwiga, bakomeje gushaka uburyo bwo guhindura ubuzima bwabo, kandi amaherezo babigezeho. Ukuri ni uko ubukene bushobora kugutesha agaciro mu maso y'abantu, ariko hari ikintu kimwe budashobora kugukuraho. Ntibushobora kukwambura inzozi, ntibushobora kukubuza gukora, ntibushobora kukubuza guhindura ubuzima bwawe. Niba uri mu bihe bikomeye uyu munsi, ibuka ko ejo hashobora guhinduka. Icy'ingenzi ni ugukomeza gushaka inzira yo kuba umugabo ufite intego kandi udacika intege. Niba wemera ko ubukene udakwiye gusobanura ubuzima bwawe, andika muri komenti uti nzatsinda, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo ukomeze kubona izindi nyigisho zikomeza kubaka ubuzima bwawe. Ni True Power Story.